Hi everyone, ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Ndagushimira wowe wakanze kuri subscribe, ndagushimira wowe udahwema gukurikira ibiganiro ducishaho hano umunsi ku munsi. Ndagusaba gukanda kuri subscribe niba utarabikoze kugira ngo ibindi biganiro bicaho hano ujye ubasha kubikurikira kandi ubikurikirane ku gihe. Hanyuma rero mu masaha yashize hamaze gutangazwa ko Irani ititeguye kongera gusubira mu biganiro ngo kubera yuko ngo Amerika yaba itari gushaka ko bumvikana ngo binyuze mu biganiro, ngo ahubwo ngo bisa nkaho ngo ishaka ngo intambara, ngo kandi ngo ibyo ngibyo ngo ntago Irani iza kubyihanganira, ngo kuko ngo nayo ngo iraza gusubiza bidatinze. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga amaze gutangaza yuko Amerika ibyirimo irakora ngo bisa nkaho ari nko kurenga ngo ku gahenge kaba karafashwe, niko ari we yabyise aba ngo Amerika ngo irimo irarenga ku gahenge kaba karafashwe ngo kugira ngo ibyo biganiro bibeho. Ni ukuvuga ngo ntago ngo bari kwerekana ubushake bw'uko ikibazo cyakemuka binyuze mu nzira y'amahoro, niko we amaze kubitangaza. Hanyuma kandi bikaba byavuzwe yuko Irani ititeguye kujya mu biganiro nk'uko muri Pakistan Islamabad bari batangiye kwitegura ibiganiro, niko Irani yatangaje. Hanyuma rero ibintu biri kwibazwa ni ese hagiye gukurikiraho iki nyuma yuko Irani imaze gutangaza yuko itazitabira ibi biganiro. Ese ni iki kigiye gukurikiraho? Mu kiganiro Donald Trump yavuze yacishije kuri John Frederick Show, yavuganye icyizere agira ati Irani ndabizi izajya mu biganiro. Yongeraho agira ati bitagenze gutyo iki gihugu kizahura n'ibibazo bikomeye. Ubu ni ubutumwa yanyujije kuri John Frederick Show kuri telefoni bamuhamagaye. Yakomeje agira ati bazajya mu biganiro, nibatajyayo bazabona ibibazo batigeze babona mbere. Donald Trump yakomeje agira ati nizeye ntashidikanya ko bazakora ibiganiro by'amahoro, avuga ngo kubikora kwabo ni ukubaka igihugu cyabo kandi neza. Donald Trump yagize ati ariko ubwo nibatabikora nta bitwaro bya kirimbuzi bazaba bafite, nta nubwo bazaba bakibasha gukontorora ibitwaro bya kirimbuzi. Yakomeje Donald Trump agira ati nta n'amahirwe bazagira yo kubitunga. Nk'uko yari amaze kubivuga, yaravuze ati nibatajya mu biganiro bazahura n'ibibazo bikomeye. Ubwo urumva nyine ashobora kubatezaho intambara ikomeye. Donald Trump yagize ati twabemerera kubitunga, ati ibyo byaba ari ukwangiza cyangwa se ari ukwangiza isi. Donald Trump yongeyeho ati kandi ibi ntituzigera tubemerera ko ibyo ngibyo byabaho yuko bakwangiriza isi turi kubireba. Nk'uko Donald Trump ajya abivuga, yavuze ati njyewe ndi umuntu uzana amahoro cyangwa se ukemura intambara ku isi, ariko nubwo tutabizi ariko ntabwo tuzi uko bigenda. Donald Trump yakomeje agira ati nta yandi mahitamo yandi dufite kuri Irani. Ubwo nk'uko yavuze ati ni nko yarashatse kuvuga ati nibatajya mu biganiro Irani izahura n'intambara ikomeye, tuzayiteraho intambara. Avuga ati ubwo nibatajyamo nta yandi mahitamo yandi tuzaba dufite, ni uburyo bw'intambara. Ibyo bitwaro bafite tukagira gute tukabibaka. Donald Trump yakomeje agira ati ibyo ntibyari nk'igihe twari dufite andi mahitamo. Ubwo avuga yuko nyine ubu ngubu nta yandi mahitamo. Avuga ati ntabwo ubwo byaba ari nk'aho twaba dufite andi mahitamo. Ubwo andi mahitamo yavugaga ni mu gihe bashaka yuko byaca mu biganiro
akagira ati ubwo byaba nta yandi mahitamo yandi dufite, ati ubwo tugomba kubikora byanze bikunze. Ibyo nibyo yatangaje muri John Frederick Shows kuri telefoni bamuhamagaye. Hanyuma rero ukomeze gukurikira Fisher TV.